bene wacu dusengana uza amadini amatorero bene wacu byahindutse bene wacu. Diadoni, iki kintu ubona gikwiriye ko abantu bubaka urwego nakita rumeze nk'ivangura amadini yego ku kintu kigendanye no kubaka urugo, gushaka uwo mubana. Yego. Ese bikwiriye gushingira ku idini ryawe cyangwa se gushaka bikwiye kuba ndengamupaka bikajya n'ahandi aho wasanga ukunze wese kandi mugahuza? Reka iki kintu tugikoreho deba ngufiya. Iyo umuntu ageze muri Kristo Yesu abahindutse icyaremwe gishya. Ntabwo rero kugira mu idini ariko kuba icyaremwe gishya. Ahari ngiye kurwangira ruhandi aho ntashyigikira, hano ugasanga bikorwa n'ababatijwe, hano ugasanga wenda ibyo reka tubireke, ariko ku kintu cyari kigendanye no gushakana, kubana, gusabirana, tago ibyo bintu by'amadini byari bikwiriye kujya iyo specialization ntabwo ari kwiye kugizamo, kuko nta hantu bihurira no kubaka urugo. Evangeliste Imanirumva Diadoni, intego yacu ni ukubagezaho ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Tuvuga kuzuka kwe, tukavuga no kugaruka kwe, itorero rya Kristo rizamuwe. Tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Amahoro nshuti zacu. Amahoro. Tubifurije amahoro, mbifurije amahoro. Nge Evangeliste Misaga Ruferedi, umwigisha w'ubutumwa bwiza, ndetse na mwene data turi kumwe nawe bifurije amahoro. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ni Evangeliste Diadoni Imanirumva. Diadoni, dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya kuba turi kuri izi kamera kugira ngo tuganirize abaduteze amatwi ijambo ry'Imana, cyangwa se duhugurane nanone, tujye inama, kuko turi muri sosiyete nyamwinshi. Tugomba kujya tuganira ku biriho, ku bigaragara, ariko tukagenda tubihuza n'iyobokamana. Diadoni rero, tudatinze senga Imana kugira ngo tutaza gutwara iminota myinshi kandi dufite ikintu gikomeye dushaka kuganiraho muri iki kiganiro. Turagushimye ko ukiduhaye ubuzima kugira ngo tubugukoreremo, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turakuraritse muri uyu mwanya w'ikiganiro ngo inubane natwe, cyo twirukanye kandi duheje n'imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Turaritse umwuka wera kugira ngo abane natwe turi kuri mikoro, kandi n'abadukurikiye baduteze amatwi, umwuka wera w'Imana abane nabo, abasura basobanurira, abaganza bategeke mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Urakoze cyane. Reka ntangire nsoma Bibiliya kugira ngo bize kumvikana neza. Itangirira igice cya 24, ndahera kuri uyu murongo waho wa mbere, noneho manuke ngere hepfo gatoya. Tangiriro igice cya 24, mbere ku murongo wa mbere, yego, noneho ngere hepfo gatoya. Haragira hati, Aburahamu yarashaje ageze mu zabukuru, kandi Uwiteka yari yarahaye Aburahamu umugisha kuri byose. Aburahamu abwira umugaragu we, umukuru wo mu rugo rwe wategekaga ibyo byose, ndakwinginze shyira ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyanjye, nanjye ndakurahiza Uwiteka niwe Mana nyir'ijuru, niwe Mana nyir'isi, yuko utazasabira umwana wanjye umunyakananikazi abo ntuyemo, ahubwo uzajye mu gihugu cya kure, uzajye mu gihugu cyacu kuri bene wacu, usabireyo umwana wanjye Isaka umugeni. Hari umutwe w'amagambo uri kuvuga ngo Aburahamu atuma igisonga cye gusabira Isaka umugeni. Aha rero birumvikana tuje mu bintu byo gusaba. Navuga ngo mu mvugo zizwi cyane tuje muri dote. Ubu tugeze muri dote, duhindutse abasaza, duhindutse abatanga abageni, ibyo duhindutse abakira abageni. Ubu rero nicyo kiganiro tujemo, nimwigire hafi dusabe abageni, ariko dusaba abageni nta matiko abayemo cyane. Uyu mugabo yitwa Aburahamu. Uyu Aburahamu yabyaye Isaka, yaramutegereje igihe kinini. Isaka arakura, ngo amare gukura agera igihe cyo gushaka. Iyo umuntu akuze arashaka. Diadoni, nukuru uzashake, niko bimeze. nta wakuroze, nukuru uzashake. Nukuru uzashake. Hari igihe umuntu akurira ubusa, ugasanga umuntu yarakuze ariko ntashaka.
ugasanga rwose nabyo nukuri uzashaka. oya kabisa Isaka rero umuntu atabugwamo. Isaka yarakuze. Aburahamu ati Eliyazari mugaragu wanjye dore niwe mukuru muri uru rugo. Ariko aka kantu tukagarukeho, urumva ko ababyeyi ba kera nibo bajyaga gusabira abana babo, nibo bajyaga kubasabira. niyo kabisa niwe wagushakiraga. None abana barisabira, ubwo barisabira arishakishiriza. Urumva ababyeyi ba kera barambagirizaga abana babo, bati mwana wanjye nakuboneye umukobwa mwiza, kandi umwana ntatera amahane. Ariko Diado ubu abasore b'ubu ngubu umuntu abashakiye umukobwa atari mwe mwamwishakiye mwamwemera. Muri viziyo zaje se kusanga habaho n'ibyo bita ngo ni ugutera amavi. Ni ukuvuga ngo umuntu asanga uwo yakunze, uwo yarebye, uwo yarobanuye mu bandi bitagizwemo n'undi uruhare w'umutima uri kumwemeza. Naho wasangaga kera no mu Rwanda rwa kera iyo tugiye mu mateka wasanga bagiye kugushyingira umuntu utazi. Umukobwa kabisa bamushyingiraga umuntu atazi, ajya kubona bamuzaniye umuntu n'umusore nawe atamuzi. Ariko uko viziza bigenda bihinduka, ntawo ugihitiramo umuntu yihitiramo. Wenda ababyeyi bakaza baje kubikomfirima, twaza mu kirokore akabaho n'ubwo Imana iba yabivuzeho. Ko hari imvugo nsigaye numva mu rubyiruko za kizungu ngo yamuhaye pase ngo utwo ni utuntu tw'inzaduka nibyo umwanditsi w'umubwiriza yavuze ngo ni ibihimbano bigenda biza. Ugasanga wenda nk'umuntu w'umusore afite abakobwa barenze 2 akundanye nabo, noneho rero akarangira mugenzi utero muri bano bakobwa nakurangira umwe kabisa, ukaganira nawe ugateretana nawe bikarangira muhaye nomero ya telefone bakajya bavugana. Ni ukuvuga gutanga pase muri match no haba nk'amapase. Uri kuvuga ngo iyo uhaye umuntu pase uba umuhaye umupira wari ufite. Uvuga ngo gutanga pase ubwo ngubwo ni ugufata umwe mu bakobwa bawe, ariko urumva haba harimo n'ikintu cyo gutendeka. Nta muntu ugohereza pase atari umutendetse, afata umwe mu batendetse akaguhuza nawe. Noneho rero igihe mutari kumwe akajya kuvuga ibigwi kugira ngo yaguhuje nawe wumvikane nawe neza. None najyaga ngira ngo wenda nukuba umuranga nkaba nabonye nk'umukobwa mwiza nkavuga nti reka murangire na Diadoni, numvaga ari nkabyo byo gutanga pase wenda. Nabyo biri muri context imwe. Kurumva gutanga pase, umuntu atanga pase ku muntu azi, ariko murangira uwo bataziranye, ari kubahuza, ariko bisabye ngo nawe abe yamushimye. Ako karagaciyemo kagendanye n'abubu ndetse n'abakera mu mirambagirize yabo, aho warugize uti kera umusore yarambagirizwaga na se kandi umugeni amuhaye akamwemera bakabana. Uyu ni Aburahamu ari kondisiyo ari guha umugaragu ati nyaboneka ujye muri bene wacu, ntujye hirya ya bene wacu, ujye muri bene wacu kabisa. Hari ikintu rero Diadoni muri ibi bihe kigenda kigaragara hirya no hino hatandukanye mu madini n'amatorero, cyitwa gushaka umugeni wo muri bene wacu dusengana. Nyaboneka ntuzarenge itorero dusengeramo, ntuzazana umugore wo muri rindi torero, ntuzazana umugore mudahuje itorero, umukobwa akaba yarambagizwa, umusore yamwibwira ati nitwa Misagaro Feredi nsengera mu itorero ry'irunaka, ati hoya bihise ati bipfuye byose, ati sinava muri ADPR cyangwa uti sinava mu Bangirikani, ntabwo nava muri Zayoni ngo njye muri Restoration, ntabwo nava mu Babatista ngo njye mu Baporoso. Ugasanga bene wacu dusengana, amadini, amatorero, bene wacu byahindutse bene wacu. Diadoni, iki kintu ubona gikwiriye ko abantu bubaka urwego nakita rumeze nk'ivangura amadini, ku kintu kigendanye no kubaka urugo, gushaka uwo mubana. Ese bikwiriye gushingira ku idini ryawe cyangwa se gushaka bikwiye kuba ndengamupaka bikajya n'ahandi aho wasanga ukunze wese kandi mugahuza? Reka iki kintu tugikoreho deba ngufiya. Ni ukuvuga ngo ubundi gushakana kw'abantu ntago byari bikwiriye kuba bishingiye ku madini, ahubwo urushako rwa nyarwo rwari rukwiye kuba rushingiye ku rukundo abantu buzuzanyamo. Kuko uzasanga mu ngo nyinshi zisenyuka, mu ngo mu nkiko
hariyo amadivorce menshi, abantu bari kuregana nshaka gutandukana nawe, cyangwa ugasanga barareganye, hari ibintu bari gusinya ngo by'ivangamutungo, ivanguramutungo, hari amategeko avuga ngo bantu ngo umugore ngo ujyanye abana ngo niwe ujyana inzu, ugasanga abantu bamaze nk'imyaka 3 badahumeka, buri munsi bari ku inkiko z'ibanze, inkiko z'ikirenga, bari kuri polisi, bari mu mudugudu, bari kuri ba mutwaraso, bari gushaka amadivorce, kandi ugasanga barashyingiranywe bahuje amadini. Nta ronda dini ryarabayeho. Niba ndi umuporoso nawe akaba ari umuporoso, niba ndi umupresbyterienne nawe akaba ari umupresbyterienne, niba ndi umuhamya wa Yehova nawe akaba ari umuhamya wa Yehova, niba ndi umu ADP nawe akaba ari umu ADP. Ugasanga bahuje idini, ariko ugasanga urugo rurarenze, rurasenyutse. Icyo nabivugaho rero, ntabwo idini kwa abantu bahuje idini ari byo byubaka ingo, ahubwo urukundo abantu bafitanye nirwo rwubaka urugo, ntabwo ari amadini yubaka ingo, kuko iz'abahuje amadini zirasenyuka nazo. Kuko urumva ikiba cyabuze ni ikintu, urukundo, ubwuzuzanye, ubwumvikane, kwizerana, kwiyumvanamo, nicyo kintu kiba cyabuze. Dadoni, ikintu gitangaje, hari icyitwa Communauté International Christian, icyo twakita nk'ihuriro ry'amadini ya Gikristo. Ugasanga abantu bubatse icyo bita ihuriro ry'amadini ya Gikristo mu Rwanda se cyangwa n'ahandi hantu, ariko iryo huriro bagahindukira ugasanga ntibavuga rumwe, kandi bose bitwa ngo bahuje ngo ubukristo, bose ngo ni abakristo, ngo bemera Kristo, ariko ku kintu kigendanye no kuvuga rumwe ugasanga ntibavuga rumwe cyane, bijya bibaho. Ugasanga bashyizeho imipaka itandukanye, ndetse kugera ku rwego hari naho ujya wahagera uri umukristo uvuye mu itorero ry'irunaka, ugiye uri umukristo uteraniye muri indi torero, barakubwiye bati tugiye kwegera ameza y'umwami, baraba wegeye, wowe urabusohotse, kuko ntabwo turi buguhe ifunguro ryera, ntabwo turi buguhe ifunguro ryera. Urumva? Noneho ugasanga ukibaza utese mu by'ukuri iki kintu cyitwa ngo ni ihuriro ry'amatorero ya Gikristo, cyo ntabwo cyaba kimeze nk'ikinyoma niba izina bafite ridahuza no gushyira hamwe kuri buri kintu cyose. Twese turabakirisitu, twese twemera Kristo, kuki abantu badahuza bikagera no ku rwego biza no mu bana bashaka kwishakira ngo biyubakire ingo, nabyo bikazamo. Urumva nibyo, usanga hari amadini twita ngo ni amadini ya Gikristo, hakaba urumva mu madini ya Gikristo hari icyo bita Protestanti, bavuga ko ari amadini yose atari Katolike bayita Protestanti. Ni ukuvuga ngo mu madini ya Gikristo, what we call Christian churches, harimo Protestants, amadini yose atari abagatolika, na Katolike nayo ikaza ari ukwayo. Ni ukuvuga ngo igice kitarimo ni igice cy'Abayisilamu n'igice cy'abantu bantu b'Ababudiste badasenga Imana yo mu ijuru. Ugasanga rero twese twitwa ngo turi abakristo, kuko urumva muri icyo gice cya Protestanti abadive barimo, ADPR irimo, abapresbyterienne barimo, ayo madini yose agiye arimo. Hari ikintu warugarutseho kavuga ngo ku kijyanye n'igaburo ryera, kwegera ameza y'umwami, bakavuga uti abashyitsi bari muri twebwe ni bande, bakagenzura bakabaza nyirondoro, basanga udavuye mu idini risa n'iryo wateraniyemo, bakavuga uti sohoka. Ikintu cya mbere navuga kuri ibyo ngibyo, usanga nubwo tuba twita ngo twese turi amadini ya Gikristo, usanga n'ubundi buri dini riba rifite specialization yaryo. Usanga buri dini riba rifite umwihariko waryo, umurongo ngenderwaho, idini riba rifite ubudasa, idini riba rifite ubumwe, identite itandukanye n'iyibindi. Hari abashumba rero babikora mu rwego rwo kwanga kwivanga bitewe n'uko wenda imico n'imyitwarire by'amadini bidahuye, n'ubwo byose bibarirwa mu gatebo kamwe bita ngo ni abakristo. Ubwo rero tugendeye ku ntego yacu turimo ya kino kiganiro, uragarutse uravuga ngo ibi ngibi biri kujya bituma abakobwa n'abasore n'inkumi batishakanira bigendeye ku madini. Ibyo rero by'imihango y'idini byari tuyije byo gaburo ryera n'iki byari bikwiye kujya bitandukana n'ibi ngibi byo gushaka, kuko nta hantu bihuriye.
nta hantu bihuriye. Gutanga igaburo ryera urumva ni umuhango wera, kandi ikindi usanga mu matorero n'amadini babikora mu buryo butandukanye. Ugasanga hari abanywera ku gikombe kimwe, hari n'aho umushumba w'itorero abanywera bose, ahandi ugasanga bafatira hamwe, ahandi ugasanga babikora buri munsi, ahandi ugasanga bikorwa n'ababatijwe, ahandi ugasanga wenda ibyo reka tubireke, ariko ku kintu cyari kigendanye no gushakana, kubana, gusabirana, tago ibyo bintu by'amadini byari bikwiriye kujya, iyo specialization ntabwo yari ikwiye kugizamo, kuko nta hantu bihurira no kubaka urugo. Kuko twese arega tuba turi abantu kandi bagiye batandukanye. Ubwo rero ntabwo aba ari idini riba rigiye gushyingirwa, ntabwo aba ari idini riba rigiye gushyingirwa, haba hagiye gushyingirwa umuntu. Ubwo rero sinzi impamvu umuntu agomba gushyingiranwa n'undi tutitaye aho avuye. Kuba ari umukristo okay, ariko tutitaye ngo tuvuge ngo ndi ADPR nawe ni umwadepr, urugo rwubakwa n'urukundo. Dieudonné, mu by'ukuri hari abantu bari kutwumva turi gukora iki kiganiro, bakaba batekereza ko wenda twatandukiriye se, turi gushaka kudohora se. Ndagira ngo batwumve, inshuti zacu turi kumwe muri iki kiganiro, ndagira ngo mutwumve neza, ntimutwumve nabi. Kandi Imana idufashije mwakumva ibi bintu kimwe nuko natwe turimo turabyumva. Ni umusore ageze igihe cyo gushaka, asengera mu itorero runaka, aho yiga ahahuriye n'umukobwa, aho akorera ahahuriye n'umukobwa, barakundanye. Muri kwa kwibwirana no mu guhana ubuhamya, kuko mu bintu byihutirwa iyo abantu bagiye gukundana binjira muri fiançailles habamo guhana ubuhamya. Iwanyu ni he? Usengera hehe? Nako ndikajya kaburamo. Ati nsengera muri iri torero. Atiyo turabizi, kugira tubane urasabwa kubanza kumpindurira ukaza mu ryacu. Undi nawe ati hoya, ntabwo nareka itorero ryanjye nawe uze mu ryacu. Niba rero ubyanze, ubwo byose bigize gute? Bipfiriye aho. Mu by'ukuri byari bikwiriye ko abantu bapfa idini, bapfa itorero, kugera ku rwego umubano bawusubika bakavuga bati ibyo kubana birangiriye aho. Niba utemeye kuza mu idini yanjye, nawe utemeye nanjye nkaba ntashoboye kuza mu yawe, tugire gute? Tubyihorere. Ibyo bintu byaba ari ivangura. Niba na leta ubwayo ica ivangura, ikavuga ngo abantu tugendere mu bumwe, tuduse tugendere ku kintu kimwe, amatorero n'amadini rero agasigara, usanga n'umwana akora bamubwira uti rwose umugeni utari uwo mu itorero ryacu ntabwo ari umugeni, wo ngo ntuzamujyane. Buri cyo nacyo cyaba kiri kuzana ivangura rishingiye ku madini, amacakubiri agenda aza mu bantu bishingiye ku madini. Kuko buriya no mu ivangura riba rishingiye ku bintu byinshi, kandi rimwe mu bwoko bw'amavangura rero n'ivangura rishingiye ku madini. Ubwo rero ibyo ngibyo ntabwo byaba biri kubiba ikintu cyiza. Arega tujye tumenya, Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu ageze muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya. Ntabwo rero kugira mu idini ariko kuba icyaremwe gishya. Ahari ngiye ku rwanjye ruhande aho ntashyigikira, wenda nuko ushobora kuba wava mu bakristo ukajya mu rindi dini ritari rya Gikristo, wenda aho ngo waba utandukiriye cyane, waba wateye intambwe, waba warenze rwose, waba warenze igipangu. Ariko niba abantu ari Kristo bose bahuje umwami, ko na Bibiliya bivuga ko umwami ari umwe, itorero ari imwe, Kristo ni umwe, Imana ni imwe. Sinumva rero uburyo babangamira abantu mu kubana. Hari ibintu abantu benshi bakunze gupfa mu bintu bigendanye no gushaka nguko, kuba abantu bakundanye ariko badahuje amadini n'amatorero, bakunda no gupfa amadisipurine aba muri ayo matorero. Umukobwa ati ngewe iwacu aho nasengeraga banyemereraga kwishyiriraho imisatsi yanjye iboshye, banyemereraga kudefiriza, ariko idini yanyu nabonye itega udutambaro, yikunda natirere. Ubwo rero ntabwo nayizamo, kugira ngo imisatsi yanjye ntareka gahunda yo kujya nsuka. Impamvu ikaba iyo ngiyo igendanye no kugongwa na disipurine y'idini y'umusore. Iki cyo rwose Dieudonné urakivugaho iki, mu kuba umukobwa yahagarara ku kintu cyo kuvuga ngo disipurine yanyu mugenderaho niyo inteye ikibazo?
reka ngire icyo nyivugaho ntagiye ku ruhande rwa Bibiliya cyane, ntavuye muri Bibiliya ngendere ku murongo ngenderwa wa Bibiliya. Ubundi tuba tugomba kuba twashakana ariko burya tugakurikiza n'ibyanditse byera. Tugomba kujya muri Bibiliya tukareba icyo Bibiliya yemeza, akaba ari cyo natwe twemeza. Tukareba kuko niba izo discipline nta nizo Bibiliya ivuga, nta nizo Bibiliya yemeza, ubwo rero ngo numva icyaca impaka ari Bibiliya, kuko buri wese aba yumva ku ruhande rwe ari mukuri uti rwose itorero ryacu ni mukuri. Nanjye ukumva nubwo byaba ari ibinyoma bitewe nuko ari ibintu mwiyemeje ukumva ko ari ukuri. Ubwo rero ngo nge numva icyaca impaka ni Bibiliya, ariko ntibibuze urukundo rwanyu gukomeza. Bibiliya yabera umucamanza mwiza, yabera umugenzuzi mwiza. Diadoni, hari n'abafata icyemezo bakavuga bati tuoke, ubwo noneho habuze umwe uza mu ruhande rwa mugenzi we, reka tujye mu itorero rimwe dukora ubukwe, nitumara gukora ubukwe noneho usubire mu itorero ryawe, nkomeze nsengeraho nasengeraga nawe usengeraho wasengeraga. Ibi nabyo tujya tubibona. Ese ubona hari ikintu bishobora kubangamiraho ku mibanire y'abantu mu muryango? Ibyo nabyo ni amacakubiri adasanzwe aribyo tugenda twigisha n'abantu. Kuba ku cyumweru umuntu umwe asohoka ajya hariya haruguru uwundi ajya hano hepfo, kandi iyo abantu basezeranye biravuga ngo icyo Imana yafatanyije ninde washobora kuba yagitandukanye. None se urumva aho ngaho hatazamwe ibintu bisa n'ubutandukane? Ntabwo icyo kintu nkemeranyaho. Mugomba gusezerana mwafashe umwanzuro w'idini muzajyamo kugira ngo ubumwe bwanyu kurushaho kubakika. Niyo mwavuze ngo ni Katolike tuzajyamo ni Katolike, niyo mwavuze ngo ni Adventiste tuzajyamo ni Adventiste. Nibwo rero yo ku munsi wo gusenga ugeze umwe agaciye undi agacingiye, no mu rugo ntago bigenda neza, urugo ntago rwakubakika, kuko utangira gusanga ndazana ibyo hirya bihabanye n'ibyawe wazanye, usanga urugo rutangiye kuza mu amacakubiri. Nkubwire ngo dufite umuhango uyu n'uyu, dufite umunsi mukuru uyu n'uyu, dufite amasengesho yana, bitewe nuko tudahuje usange umwe arabyanze uwundi arabyemeye, ubwo rero bwuzuzanye butangire bube bukeye. Ubwo rero icyo twavuga, ntago wenda muri kino kiganiro ntago turi kuvuga ngo ni itegeko ko abantu bajya bashakira mu madini yabo ngo ni ihame, ahubwo twe ikintu turi kuvuga idini ryose mwajya muri fa kuba ari irya Gikristo ariko mukaba mubihuriyeho mubyemeranyijeho. Ndumva ari icyo ngicyo nabivugaho. Diadoni, cyane ko iki kiganiro twashatse ko kitaba kirekire, ndagira ngo tugaruke ku bapasitoro. Abapasitoro bayoboye amadini, bayoboye amatorero hirya no hino, bafatira ibyemezo abakirisitu babo. Bumvise ko umukobwa wabo yagiye gushakana n'umuhungu wo mu rindi torero naryo rya Gikristo, bakamutenga bakavuga bati uwo ni umupagani kuko yatandukiriye. Aba bapasitoro bo twabavugaho iki? Ni iki wabavugaho bashobora gufata icyemezo cyo guca umuntu nkaho bamutekereza ko ari umupagani kuko yabonye uwo bazabana mu rindi torero? Abapasiteri nta kindi kintu nabavugaho. Urumva baba bari gukurikiza amahame y'idini. Burya itorero riba rifite imirongo ngenderwaho, itorero riba rifite imyizerere shingiro, itorero riba rifite mission, vision, itorero riba rifite intego, itorero riba rifite icyo rigendera, baba bafite ibintu basetinze. Ubwo rero ntabwo ubu ngubu tuje gusenya amadini ngo tuvuge ngo ayo mahame ntabwo ariyo. Twebwe ikintu turi gufokasingaho cyane ni ukumenya ko urukundo rutubakwa, kubera ko abantu washakiye mu idini wakomotsemo, urukundo rwubakwa n'ubwuzuzanye abantu bagiranye. Ubwo rero abo bashumba nta kintu twabavugaho, ni amahame y'idini, ariko bamenye cyangwa bumve neza ko kuba twashakana dukomoka mu idini rimwe ntabwo ari byo bizatuma tugira urugo rwiza, ntabwo ari byo bizatuma tutakora divorce, ntabwo ari byo bizatuma dusazanya. Ahubwo ubwumvikane tuzagira, bwuzuzanye tuzagira, urwego rw'urukundo tuzakundana, nibyo bizatuma urugo rwacu rukomera kandi rukaramba. Ubwo rero Misago, numva nta kintu twabavugaho kuko nabari amahame yabo bashizeho, kandi kuba ari ukugira ngo n'abantu babo ibintu birushaho kugendera ku murongo wenda ugendanye n'idini bashaka. Reka nta wifuza ko idini rye yagira umukristo atakaza cyangwa nta ubyifuza. Reka ibyo byabo byo tube tubibarikiye gatoya. Diadoni, reka tugaruke kuri bashiki bacu, nibo bakunze kugira ibibazo kenshi, aho ashobora kurambagizwa abenga, ariko
wakurikirana gushaka kumenya ngo ni iki gituma ubenga, ati ngira umwaku wo kuza kurambagizwa n'abantu tudahuje itorero. yego Ese kurambagizwa n'umuntu mudahuje itorero, aba bashiki bacu bakwiye kwibona nk'umwaku? oya ntabwo ngo ari umwako mbo icyo akora icyo navuze. Aramutse atari umukristo, aramutse ari mu ruhande rutari urw'abakristo, aramutse atagendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana, ntabwo wenda aho ngo ntabwo wamwemera, ariko nawe niba ari umukristo byavamo, kuko no mu ijuru nta madini azabayo. Ibi ngibi by'amadini bizasigara mu isi. Nyankunda kuvuga ngo idini ni aderesi, cyangwa ngo nuko uri umunyetorero ukaba warakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ukaba ufite agakiza ko mu mutima, ukaba ugendana n'Imana yawe wicisha bugufi, ukaba uzi kwemera ibyaha no kubyatura. Ubwo rero bashiki bacu tubagira inama, tubabwire gutya, ibi byo kuvuga amadini ntibizatume mutubaka ingo zanyu. Pfa kuba ari umuntu w'umukristo nawe uri umukristo, kabone nubwo aderese y'idini mutayihuriyeho, ariko mwabyumvikanye, mwagenda mukabana n'Imana bafashiriza iyo hirya. Ese mugira ngo aho handi ho ntago wabumva ijwi ry'Imana, cyangwa ntago wabasenga Imana imwe? Ushobora kugera muri ADPR ugasanga bari guhanura, wagera no muri Anglikani ugasanga bari guhanura, kandi koko wakurikirana ukuri ukumva Imana iri kuvugana nabo nimwe, kandi n'abahanuzi ntibavangiwe. Ntago wakumva Imana iri kubwira umwanglikani uti va muri Anglikani ujye muri ADPR, nta nawe wakumva iri kubwira umwadeperi ngo va muri ADPR ujye muri Anglikani, kandi bose kumva bari kuvugana n'Imana. Gore Imana nta don't care about ibintu, taga Imana ikayaringa ku bintu by'amadini. Tugana ku musozo, hari ijambo riba mu Bakorinto, urwandiko ni urwa 2, yego igice ni icya 6 n'icya 5. Abakorinto urwandiko rwa 2, yego igice ni icya 5, umurongo waho w'10 na 6. yego Hano haragira hati, ndabona mpingukiye ku Kirundi ariko nacyo cyumvikana neza cyane. Nico gituma uhereye none tutakigira uwo tumenya kuzo kurukoba, naho twari tuzi Kristo mu by'umubiri, ariko none ntitukimumenya dutyo. Nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icaremwe gisha, ibya kera biba bishize, byose biba bicitse bisha, cyangwa bibaye bisha. Aha ni muri Bibiliya y'Ikirundi, y'Ikinyarwanda iravuga ngo nicyo gituma tudakwiriye kuzongera gutekereza umuntu mu masekuruza ariyo yose nk'uko Yesu bajyaga bamutekereza ngo nuwo kwa runaka, ahubwo ngo umuntu uri muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Reka dusoza rero tugire tuti, kubaka urugo, gushaka uwo mukundana ntabwo bikwiye kugarukira mu gakaritsiye, ntibikwiye kugarukira mu muryango runaka, ntibikwiye kugarukira mu idini runaka. Aho uhuriye n'uwo mukundana, Imana yashimye ko muzabana, nta mupaka wakabaye ubaho. Ibigendanye n'amabwiriza n'amahame y'idini umuntu asengeramo byaza nyuma, cyane ko idini si ryo ryubakira umuntu urugo. Urugo rwubakwa n'urukundo rwa babiri bahuje, ndetse n'Imana yo mu ijuru ibashyigikiye. Diadoni, ndagira ngo dusoze, ariko kandi utange nimero yawe, urubyiruko rushobora kuzagukenera mu nama zitandukanye n'ibitekerezo, wabaha nimero yawe. Nimero ndayitanga, ariko reka ngire nsoreze kuri iki ngiki. Uzagera muri ADPR usange hari ingo nziza kandi zishyigikiwe n'Imana. Ugere muri Anglikani naho usange hari ingo nziza. Ugere mu Bamethodiste usange hari ingo nziza. Ugere mu Bahamya ba Yehova usange hari ingo nziza. Kandi ntekereza ko nazo ziba zishyigikiwe n'Imana. Nta hantu umuntu atakubakira urugo abishyigikiwe n'Imana ngo byemere. Twe kwibanda ku madini cyane, nta hantu utakubakira urugo uramutse ufite urukundo kandi ubishyigikiwemo n'Imana. Nta dini riri specifique, nta dini rizwi ko ari ryo rigira ingo nziza gusa. Nomero yanjye ni 079 015 69 70. Yesu aguha umugisha. Inshuti zacu rero twaba turi kumwe muri kiganiro, reka tubabwire tuti ibyiza biracyaza. Kandi ese murifuza ko hari icyo twazavugaho? Hari topic mwifuza ko twazabaganiriraho? Yego. Igendanye n'ubu buzima tubamo,
iyobokamana n'imibereho, nimutwandikire muri komenti cyangwa munyure inbox kuri izo nimero tuba turi kubaha, mutubwire muti muzavuge kuri iki, muzadusobanurire kuri iki. Duhari ku bwanyu kandi twiteguye kwakira ibyifuzo byanyu, ariko namwe nimudutera inkunga, mukore subscribe, mukore share, mukore comment mu mpande zose, mutwereke ko turi kumwe. Amahoro y'Imana bane namwe. Shalom, turabakunda cyane.